Fisto bite? Ni sawa. Kuba umaze uvuye. Numvise inkuru nziza. Aha, kagira inkuru rero. Iragize abyaye. Oh my god. Mbwira byaye kibose ni ukuri ndumva ufite amatsiko kumenya ikintu nabyaye. Fisto. Rero ni byiza koko iribagiza yabyaye. Ariko ndabizi amagambo yawe. Gusa nabwira nde tuziranye no gufunga umuntu no kubyimenyera. Ese urabizi ko ari byiza kubibika cyangwa kubisohora. Sinzi wenda ikikubereye cyiza icyo wita inkuru nziza. Ariko njyewe ndakwinginze kandi ndagusabye. Kuba umenya ayo makuru yabike mu mutwe wawe. Nta muntu ugomba kwiga. Ntihagire umuntu n'umwe uzamenya aya makuru ko iribagiza yabyaye. Nta kibazo. You keep it a secret. Yeah. Ibintu ninjye nawe ndacyusa turi twemye. Nizamuka bigiye hanze ni wowe. Kandi ndakeka utazabikunda. Kuko kuri ino nshuro Ufite abazi. Mwambujije ntabwo Ufite abazi. Mwambujije no gufunga umuntu. Ngende ndebe ririya sura. Wongeyemo amazi? Nabikoze. Uko nabikubwiye? Okay. Ntabwo abantu bose inkuru nziza bayita inkuru nziza. Ntabwo ari inkuru nziza ku bantu bose. Babugema babimenya kuri bagiza yabyaye. Iga bashobora kugira umwana nabi cyangwa umubyeyi. Urabyumva? Bara ntabwo ari inshuti zacu. N'abanzi bacu. We, gira vuba kwa muganga bari guhamagara. Tayari reka nkubwire ngo ibyishimo biratashe iwabo iribagiza nubwo haciyemo igihe kitari gitoya iribagiza na Cyusa batishimanya batameranye neza badacana waka ariko twaje kumenya impamvu ibitera twaje kuba twamenya ibyo ari byo kuri inshuro noneho barishimye cyane nta kabuza nta cyatuma batishima reka nkubwire ngo rero ubu ngubu iribagiza amaze kuba yakwibaruka umwana ibyishimo ni byose mu muryango nta muntu n'umwe bidashimishije usibye kuba babwiye Fisto ati uramuka ubibwiye Rugema cyangwa se ukagira undi muntu umenyesha wo hanze ufite ibibazo kuri inshuro ho ntacyo twagutwara buriya ni kubizi kuri inshuro uzagira umuntu ubwira ibintu tukubujije bizaba ibibazo. Ese Fisto arashobora kubika ibanga cyangwa araza kuba yabivuga ese biraza kugenda gute tegereze turebe rero ese Fisto naza kuba yabivuga biraza kuba byagenda gute Cyusa turamuzi nawe iyo yabishatse aba mubi ariko nawe iyo yabishatse akongera akaba umwana mwiza reka dutegereze turebe rero ngo Fisto araza kuba yamena ibanga araza kongera kuba yagambana ibintu byo dutegereje kuba twareba hagati aho ngaho rero tutaranzika ikiganiro ndagira ngo ngusaba akantu gatoya ko kunkandira kwiyo buto ya subscribe niba utarayikanda iki nico gihe ngo ube wayikandaho nubwo benshi bagenda bambwira ngo bajya kuyikandaho bakabura ahantu herereye ubwo uri kureba video reba munsi yayo iburyo bwawe ahantu handitse subscribe ubashe kuba wahakanda kandi no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana neza muri ibiganiro bijye bikugeraho 5 kuri 5 nkuko ubyifuza. Indi nkuru nanone itari nziza yo nubwo tumaze kumva inkuru nziza mu matwi yacu ariko hari indi nkuru iri kuza mu matwi yacu itari nziza usibye no kuvuga ngo ni inkuru iri kuzamo ni inkuru twiboneye umwana wa Isimbi rero yabashije kuba yaburirwa irengero ariko kuburirwa irengero kose tuzi iyo yarengeye ni wamujyanye umuntu wamujyanye rero ni shitani uri umugabo w'umwararwo aba amo niwe wabashije kuba yamujyana icyo baje nanone nuko umwana yabashije kuba yamusigira umuntu bitsa Rugema kandi turabizi neza ni papa wa Isimbi ubwo ngubwo Rugema afite umwuzukuru we mu buryo atazi biraza kuba byagenda gutire uriya mwana ibyo biraza kuba byagenda gute Rugema nawe agiye kuba yakwihekura kubera ko ndabizi Rugema uriya mwana ibye ntago biri buze kuba byaragira neza. Ibaze noneho Isimbi nabasha kuba yafata amakuru neza yuko ibura ry'umwana we na se abifitemo uruhare biraza kuba byagenda gute bacana guwaka nta kintu kizima bapfaga ariko ibaze noneho namara kumenya yuko papa wiwe ari mu bantu babashije kuba baburisha umwana we akabarirwa irengero biraza kuba ari ibibazo noneho mu muryango giye kuba byaterera gwaserera ibaze noneho nyiranambara ntago byari bimushimishije ko umwana we yaratorongeye akava mu rugo ibaze namara kumenya yuko n'umwana yibyariye
Rugema mugabo we ari we ubashije kuba yamurigisa agashimutwa abifitemo uruhare. Biraza kuba byagenda gutera nababwiye ngo kwa Rugema nta mahoro azigera abonekayo n'aya namwe mugira ngo ni ukubabesha. Ahangaha ndagira ngo mwese mukurikirane ibintu ukuntu biba byifashe. Ahangaha Rugema kugira ngo ibibazo bikire cyangwa se bigabanyuke biri kugenda byongera umunsi ku munsi. Bwa mbere byari azi yuko azatsinda mama Iribagiza, none byarangiye metere abashije kuba ajya ku ruhande rwo kuba mama Iribagiza. Mwarabibonye ko ariyo aherereye atagiherereye kwa Rugema, kandi ibintu byose Rugema yari yamaze kubimubwira 5/5 nta kintu na kimwe yamusigarije. Ndagira ngo none nkubwire ngo shitani noneho agiye kuba yakwitambikamo biriya bintu by'ishimutwa by'umwana Rugema yahereye kera ahunga leta, ariko noneho kuri iyi nshuro agiye kuba yakwinjira muri leta kubera ko uriya mugore we agiye kuba yaje gutanga ikirego ko umugabo we ashimutse abana. Baraza ko bakurikirana ikirego cy'uriya mwana, rero baraza gusanga umwana aherereye mu rugo rwo kwa Rugema. Ese nibasanga umwana aherereye mu rugo rwo kwa Rugema bazavuga ko batabiziho cyangwa ntago bazavuga ko yigeze ahagera? Birabyana niba amaraso. Rero ndagira ngo tubikurikirane neza 5/5. Iyi filime igeze aho iryoshye kuko iyi season ya 5 yaje ari umuriro, iraryoshe. Bwira n'undi wese wari warayivuyeho agerageze kuza kuba yakurikirana iyi season, ariko mwibuka gukanda kwiyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana neza muri ibi biganiro. Tayari none se ko uriya mugore wa shitani yagiye abwira Simbi amuhumuriza cyane ngo ihangane ngo arongera aboneke nk'uko twari twamubonye, abaraza kuba yamubona mu zihe nzira biciye mu buhe buryo? Akongera akavuga ati nanone ariko umwana wawe wabonetse ntago natuma uguma hano, nahita nkwirukana. Arongera akisubira ati ntago ari kukwirukana, naba ari ukukujyana nkakugeza iwanyu mu rugo. Ese yamujyana akamugeza kwa Rugema cyangwa yamujyana ahandi hantu tutazi? Simbi yakwemera gutaha iwabo mu rugo cyangwa se ntabwo yatahayo? Iyo niyo nkuru dukeneye kumenya, ariko icy'ingenzi ni uko tugomba kumenya ngo ese umwana wa Simbi byaje kuba byarangira gutse. Isimbi ko noneho agiye kuba yasara yihanganye kenshi, umutima wihangana noneho ahangaha sinzi ko ari buze kuba yawubona. Icyo usabwa ni ukuguzana agatebe ugatera ahangaha ukahaguma, tukabana neza muri ibi biganiro mu buryo burambuye. Tayari reka nkubwire ngo ibyishimo biratashe iwabo wa Iribagiza, nubwo haciyemo igihe kitari gitoya Iribagiza na Cyusa batishimanye batameranye neza badacana uwaka, ariko twaje kumenya impamvu ibitera, twaje kuba twamenya ibyo ari byo. Kuri iyi nshuro noneho barishimye cyane, nta kabuza, nta cyatuma batishima. Reka nkubwire ngo rero ubu ngubu Iribagiza yamaze kuba yakwibaruka umwana, ibyishimo ni byose mu muryango, nta muntu n'umwe bidashimishije usibye kuba babwiye Fiston ati uramuka ubibwiye Rugema cyangwa se ukagira undi muntu umenyesha uwo hanze ufite ibibazo. Kuri iyi nshuro ho ntacyo twagutwara, buriya ni kubizi. Kuri iyi nshuro uzagira umuntu ubwira ibintu tukubujije bizaba ibibazo. Ese Fiston arashobora kubika ibanga cyangwa araza kuba yabivuga? Ese biraza kugenda gute? Tegereze turebe rero. Ese Fiston naza kuba yabivuga biraza kuba byagenda gute? Cyusa turamuzi nawe iyo yabishatse aba mubi, ariko nawe iyo yabishatse akongera akaba umwana mwiza. Reka dutegereze turebe rero ngo Fiston araza kuba yamena ibanga, araza kongera kuba yagambana. Ibyo nibyo dutegereje kuba twareba. Hagati aho ngaho rero tutaranzika ikiganiro, ndagira ngo ngusabe akantu gatoya ko kunkandira kwiyo buto ya subscribe niba utarayikanda. Iki nicyo gihe ngo ube wayikandaho, nubwo benshi bagenda bambwira ngo bajya kuyikandaho bakabura ahantu iherereye. Ubwo uri kureba video reba munsi yayo iburyo bwawe ahantu handitse subscribe, ubashe kuba wahakanda kandi no kunzogera kugira ngo dukomeze kubana neza muri ibi biganiro bijye bikugeraho 5/5 nk'uko ubyifuza. Iyindi nkuru nanone itari nziza yo, nubwo tumaze kumva inkuru nziza mu matwi yacu, ariko hari indi nkuru iri kuza mu matwi yacu itari nziza, usibye no kuvuga ngo ni inkuru iri kuzamo, ni inkuru twiboneye. Umwana wa Simbi rero yabashije kuba yaburirwa irengero, ariko kuburirwa irengero kose tuzi iyo yarengeye n'uwamujyanye. Umuntu wamujyanye rero ni shitani, uriya mugabo wo mwararwo aba amo, niwe wabashije kuba yamujyana. Ikibabaje nanone ni uko umwana yabashije kuba yamusigira umuntu bitsa Rugema. Rugema kandi turabizi neza ni papa wa Isimbi. Ubwo ngubwo Rugema afite umwuzukuru we mu buryo atazi. Biraza kuba byagenda gute uriya mwana? Ibyo biraza kuba byagenda gute? Rugema nawe agiye kuba yakwihekura, kubera ko ndabizi Rugema uriya mwana ibye ntabwo biri buze kuba byaragira neza.
Ibaze noneho isimbi nabasha kuba yafata amakuru neza yuko ibura ry'umwana we na se abifitemo uruhare, biraza kuba byagenda gute? Bacanaga uwaka nta kintu kizima bapfaga, ariko ibaze noneho namara kumenya yuko papa wiwe ari mu bantu babashije kuba baburisha umwana we akaburirwa irengero, biraza kuba ari ibibazo noneho mu muryango bigiye kuba byaterera rwaserera. Ibaze noneho nyiranambara ntabwo byari bimushimishije ko umwana we yaratorongeye akava mu rugo. Ibaze namara kumenya yuko n'umwana yibyariye Rugema mugabo we ari we ubashije kuba yamurigisa agashimutwa abifitemo uruhare, biraza kuba byagenda gutera. Nababwiye ngo kwa Rugema nta mahoro azigera abonekayo n'aya namwe mugira ngo ni ukubabesha. Ahangaha ndagira ngo mwese mukurikirane ibintu ukuntu biba byifashe. Ahangaha Rugema aho kugira ngo ibibazo bikire cyangwa se bigabanyuke biri kugenda byongera umunsi ku munsi. Bwa mbere byari azi yuko azatsinda mama Iribagiza, none byarangiye metere abashije kuba ajya ku ruhande rwo kuba mama Iribagiza. Mwarabibonye ko ariyo aherereye, atagiherereye kwa Rugema, kandi ibintu byose Rugema yari yamaze kubimubwira gatanu kuri gatanu, nta kintu na kimwe yamusigarije. Ndagira ngo noneho nkubwire ngo shitani noneho agiye kuba yakwitambikamo biriya bintu by'ishimutwa by'umwana. Rugema yahereye kera ahunga leta, ariko noneho kuri iyi nshuro agiye kuba yakwinjira muri leta, kubera ko uriya mugore we agiye kuba yaje gutanga ikirego ko umugabo we ashimutse abana. Baraza ko bakurikirana ikirego cy'uriya mwana, rero baraza gusanga umwana aherereye mu rugo rwo kwa Rugema. Ese nibasanga umwana aherereye mu rugo rwo kwa Rugema, bazavuga ko batabiziho cyangwa ntago bazavuga ko yigeze ahagera? Byane biba amaraso. Rero ndagira ngo tubikurikirane neza gatanu kuri gatanu. Iyi filime igeze aho iryoshye, kuko iyi season ya gatanu yaje ari umuriro, iraryoshe. Bwira n'undi wese wari warayivuyeho agerageze kuza kuba yakurikirana iyi season, ariko mwibuka gukanda kwiyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana neza muri ibi biganiro. Tayari none se ko uriya mugore wa shitani yagiye abwira Simbi yamuhumuriza cyane ngo ihangane ngo arongera aboneke nk'uko twari twamubonye, abaraza kuba yamubona mu zihe nzira, biciye mu buhe buryo? Akongera akavuga ati nanone ariko umwana wawe wabonetse ntago natuma uguma hano, nahita nkwirukana. Arongera akisubira ati ntago ari kukwirukana, naba ari ukukujyana nkakugeza iwanyu mu rugo. Ese yamujyana akamugeza kwa Rugema cyangwa yamujyana ahandi hantu tutazi? Simbi yakwemera gutaha iwabo mu rugo cyangwa se ntabwo yatahayo? Niyo nkuru dukeneye kumenya, ariko icy'ingenzi ni uko tugomba kumenya ngo ese umwana wa Isimbi byaje kuba byarangira gutse? Isimbi ko noneho agiye kuba yasara yihanganye kenshi, umutima wihangana noneho ahangaha sinzi ko ari buze kuba yawubona. Icyo usabwa ni ukuguzana agatebe ugatera ahangaha ukahaguma, tukabana neza muri ibi biganiro mu buryo burambuye. Tayari reka nkubwire ngo ibyishimo biratashe iwabo wa Iribagiza, nubwo haciyemo igihe kitari gitoya Iribagiza na Cyusa batishimanye, batameranye neza, badacana uwaka, ariko twaje kumenya impamvu ibitera, twaje kuba twamenya ibyo ari byo. Kuri iyi nshuro noneho barishimye cyane, nta kabuza, nta cyatuma batishima. Reka nkubwire ngo rero ubu ngubu Iribagiza yamaze kuba yakwibaruka umwana, ibyishimo ni byose mu muryango, nta muntu n'umwe bidashimishije, usibye kuba babwiye